The Zoom TV 24 byambayeho nanjye kugira njye gushushanya ntabwo ababyeyi banjye babyumvaga kuko nyina natsinze troncome banyohereza kuza kwiga muri lycée de Kigali. Ababyeyi bakumva nyine umuntu wize science niwe ubona bourse akagira ute ndavuga no njye nshaka kwiga gushushanya. Mu by'ukuri urumva byabaye ikintu tutumvikanyeho nibwo ninginze umubyeyi namubwira ni papa mbabarira umpindurize rwose bampe gushushanya ku nyundo. Ajya kumpinduriza ariko wabonaga nyine ntago cyari icyifuzo cye. Ibyo bintu bibaho abana benshi bibabaho ugasanga umubyeyi ashaka ko umwana yiga ibyo ashaka. Umva iyo papa wakubonye kuri televiziyo hamagara umuturanyi wabonye umuhungu wanjye ibintu y'ibyo. Nibaza ko uyu munsi papa wanjye yishimiye undi we na mama wanjye n'abavandimwe banjye bose bishimiye undi uyu munsi. Urubyiruko ntabwo mvuze no babashushanya gusa n'abandi bose niba udoda niba ukora imideri niba ufotora bijyemo neza uzabona abantu bakunda ibintu byawe. Uyu munsi ndetse ndashimira ati Rwanda ubuhanzi ko yangize umuhanzi muzi uyu munsi nka Serge. Nizere ko mumeze neza mu bice bitandukanye abakurikiye The Zoom TV 24 live and direct. Turi ahantu heza cyane mu bugeni. Imbere yanyu hari umusore gase munini cyane ra no kagiti ibyo bintu. Ari umusore mu by'ubishye cyane. No umusore ushinguye bro sinagiwa. Okay, tugaha ikaze Serge. Murakoze cyane Dida. Ngiye nkuzi nka Serge niwe muntu tujye kuganira kuri uyu munsi. Twamanje gutembera ngira ngo abantu benshi uko bagiye babibona ni galeri sinzi ukuntu twahita mu Kinyarwanda. Ni studio cyangwa aho bashushanyiriza. Aho bashushanyiriza. Serge tugusanzwe uri gushushanya iyi foto urimo gushushanya cyangwa se gushushanya ni yande? Nkuko bibona iriho Madame cyangwa Honorable Julien wacu hamwe n'umufasha we n'umutware we. Ubu buryo nibwo mwita nguki mu gushushanya ni mu gushushanya tubyita portrait cyangwa Pasa mu Kinyarwanda rawe. Ubwo ni portrait. Mu Kinyarwanda na amafoto ashushanyije. Abantu benshi bakunze kumenya ko ari portrait wenda. Naho tugiye guhera Serge ni muntu ki? Wenda mbere yuko turinjira mu bintu byinshi wenda ngo tunaganireho gatoya. Ngiye nkuze nk'icyamamare umuntu washushanyije amafoto y'abantu barimo n'abakomeye. Uyu tubona n'umwe mu bantu bakomeye ariko hari n'abandi bakomeye barenze wagiye unashushanyiriza amafoto ndetse yambuka n'u Rwanda ajya hanze. Dutangire gatoya Serge ubundi mu mwuga wo gushushanya uri muntu ki wabitangiye ryari? Urakoze cyane Dida. Mu mwuga wo gushushanya navuga ko ndi umunyabugeni. Navuga ko usanzwe nk'abandi bose babikora ariko nyine nibanda ku mafoto y'abantu cyane. Nagiye ngira amahirwe yo gushushanya abantu bakomeye nk'uko babivuze usanga ibyo bintu nyine bituma umwuga wanjye ukomeza. Urabona ushushanyije umuntu ukomeye agenda gusiga undi gutyo. By'ukuri usanga ibyo bintu byaratumye umwuga wanjye mukomeramo cyane. Bimpa n'izindi ngufu zinyereka ko ibintu nakoraga koko bifite agaciro. Gushushanya bamwe baravuga ni impano abandi bakavuga ati barabyiga. Wowe ubikomora he? Abantu benshi bavuga ko ari impano ariko njye mbona ko buri gishobora kugira impano ariko ntuyikoreshe. Kuba narabyize ni kimwe ariko no kongera nkabibamo mbikora ni ikindi. Nibaza ko buriya kuba umuntu abyiga ndetse no kuba komeza kubikora ari byo biguhindura umunyabugeni. Hanyuma turaza kuvuga wenda mu bishushanyo bike twagiye tubona aha ngaha nyuma gato yatubwire bundi mbere ushushanya washushanyije iki bwa mbere ukiyumvamo nk'impano hanyuma tubwire ko hari amakuru y'uko anabyize. Urakoze cyane ndibuka bwa mbere nashushanyije umugore uhetse umwana. Byo nari mbikuye mu ikaye ya mukuru wanjye niho nabibonye ndabyigana banabivuyemo neza. Nibwo bwa mbere wari ushushanyije? Nibwo bwa mbere nari nshushanyije. Ku bwa kabiri? Bwa kabiri ntago nibuka pe gusa ubwa mbere ho ndabyibuka. Bijya kuba impano rero byaje biti? Bijya kuba impano byatangiye nshushanya intambara yo muri Iraq. Twayumvaga kutuyira kuri televiziyo ukuntu ibintu bimeze mfata karine nyuzuzamo ndayishushanya yose.
uwo hari umuntu wakurebeye Mose aravuga ati ibintu washushanyije koko nibyo icyo gihe nta muntu wumva muri primaire twese twabonaga ko ari ibintu bisanzwe ariko ndibuka ko byaje kwitwa impano ari umwarimu wanjye wanyigishaga icyongereza wabibonye aravuga ati ni impano yamaye gushushanya map ku kibaho abona ukuntu mfata coka nyine ndayiconga fresh hambwa ati peti ibi bintu ni ibyawe profile ufite cyangwa urwego ugezeho umaje gushushanya byumvikana ko atari iyo mpano yo muri primaire gusa warabyize tunyuriremo gake wabyize urakoze cyane nagiye ku Nyundo ndabyiga nyine mpabwa ubumenyi ku Nyundo bwo usanga impano yanjye nari mfite ariko nyuma yaho gato nagize amahirwe yo kujya muri Art Rwanda ubuhanzi aho naho nahamenyeye byinshi ndetse byafasha umwuga wanjye uyu munsi ndetse ndashimira Art Rwanda ubuhanzi ko yangize umuhanzi muzi uyu munsi nka Serge. Hanyuma Serge ngira ngo tunyuriremo make mu byo wibandaho turabona portrait hari ibindi tubona ukabona harimo nk'ingagi ibindi ukabona ntubisobanukiwe ushushanya ibishushanyo bimeze gute urabona mu gushushanya si amafoto gusa nk'uko wabibonye wavuze ko wabonye ingagi nibyo koko niyo burya wayibonye niyo burya hari abantu bavuga ngo ndashushanya ngo ibintu bitagaragara ntabibaho biriya ira bwoko nibwo mwita ngo cyari bigaragara umuntu ashobora kubona nkanjye w'umuturage nabibona akavuga ati uyu ni minister uyu ni umukobwa uriya ariko akaba n'ibindi ubona byihishe mu kuntu gatoya ku buryo bishobora ni byabishushanyo biti bijimije cyangwa abstract art ibyo nabyo ndabikora ariko akenshi nibanda nge ku bintu bigaragara nta nkunda gushushanya ngo najimije se ko kinjimiza kandi abantu nshushanyiriza batabikunda akenshi rero ngende umunyabugeni ukora ibintu abantu bakunda bigaragarira amaso y'abantu akibona ko avuga ati mbonyemo iki ngiki buryo ubwo nubandiye gwari igihe bashobora kukubwira ngo abonyemo iki ngiki atari cyo bashushanyije ariko akenshi biba byiza yo hanze ikintu abantu bose babona. Hanyuma Serge reka nze gato twongere tuganire ku kindi kintu nabonye hano giteye amatsiko nk'ibi nibyo twavugagaho nk'iki gishushanyo iki kiba kizimije iki kimara iki cyangwa kiba kigenewe hehe wagishushanyije nk'uko igihangano nk'icyo iyo yaje ari commande sinzi impamvu nyiracyo yagishaka kuriya ariko mu bushobozi bwanjye nagomba kumukorera ibitekerezo bye nibaza ko kuriya niko mu wagikoresheje yakifuzaga ariko nkawe nk'umunyabugeni w'ikibonye hari icyo bakoresha mu nzu kudekora cyane amafoto dushushanya menshi aratakwa mu nzu ntabwo rero bivuze ko niba washushanyije igishushanyo uzakibeshya oya nta mafoto nshushanya yo kubika iwanjye mu rugo no kuvuga ngo ibi bintu byose tubona hano biri kuri commande hari biri kuri commande hari nibyo nakoze mbikorera abakiriya ndetse hari nibyo mba nakoze nkavuga nzabigurisha uvuga ngo hari uburyo bwo kwakiramo akazi commande ndetse kuba wahanye igihangano ukazakigurisha nyuma. Uyu mwuga ubundi umazemo imyaka ingahe? Urakoze cyane umwuga umazemo imyaka 7 kuko ndibuka ko natangiye ntabwo navuga ubwo ndavuga kubyita umwuga aho bitangiye kuba business. Nibyo bigutunze gusa cyane ntunzwe no gushushanya gusa. Hanyuma mu kuva watangira kariyeri yawe tubwire wenda ufite amafoto menshi wagiye ukora n'ibindi bihangano byinshi bitandukanye icyo wakoze gihenze reka tuvuge ko ari gihenze cyangwa se kiri ku rwego rwo hejuru wagikoreye nde cyari gihenze bingana iki? Sinzi ndaho ngaho niba mbasha kubisobanura neza hari igihangano ukorera umuntu ukomeye wenda bitewe n'umubano ushaka kugirana nawe urabona bikaba nk'ikiraro donc urabona nkoreye igihangano n'urugero nkikoreye tufata urugero umwami wa Arabia Saudite hari n'igihe ntamwishyuza regariye yaguha amafaranga kandi ukarya ukayamara ariko cyagihangana ahantu kimanitse abantu benshi batekereza agaciro cy'ibihangano yego n'amafaranga ariko ntago bari gutekereza izina uri gukora umuntu nakata muri Arabia Saudite agasanga taburo yanjye agakata muri Amerika akabona indi bya bintu hari ikintu byongera kuri ngiye umunyabugeni ndibuka hari umuntu ukomeye yigize kumpamagara ambwira ko yabonye taburo yanjye muri Amerika kamugira ibanga simuvuge ariko wenda hanari araza kubimenya yarampamagaye ati nabonye taburo yawe muri Amerika Serge ati nasomye izina niyo nsaba numva biranshimishije
umva yarasuye abantu mu rugo rw'abantu abona yo taburo yanjye wari wayikoreye nabwo umuntu utoroshye kandi undi muntu nawe utoroshye urumva rero ibyo bintu ninjya kukubwira ibyo bintu se twabiha ikiguzi cy'amafaranga dida oya ibyo bintu birarenze kurusha uburyohe bw'amafaranga ariko mu by'ukuri bya bintu bizana andi mafaranga nkuko arumbajije ikibazo ntago nibuka igihangano nagurishije amafaranga menshi ndibuka taburo nagurisha amafaranga menshi nayigurishije umupadiri yampaye amadolari 1,500 ubwo hafi ni miliyoni n'igice zirenga iyo niyo yameshi hanyuma hari amafoto ndagukurikira ku mbuga nkoranyambaga ndavuga iyo nagurishije kuko za menshi mfite zitari zagurishwa ubwo harimo za menshi zirenzayo cyane ntiyabe ihagaze ngaho ubwo nka miliyoni 5 ari taburo imwe wakoreye umuntu ari taburo imwe ntago navuga ko nayikoreye umuntu ahubwo itegerejwe kugurwa uvuga ngo hano ugikora n'amataburo yawe witekerereje ku giti cyawe nabivuze neza ko hari taburo uyitekereza ukayishyira ku isoko ikazagurwa kandi nyinshi nk'izo urazicuruza cyane nibyo nibaza ko nk'umunyabugeni wese ahantu ari cyangwa muri studio ye ntago iteka gukorera kuri commande gusa ukora ukeneye ko hari na taburo uzagurisha zawe ku giti cyawe hanyuma ni gato yari amafoto nigeze kubona uri kumwe n'abantu ntiyeka ko bakomeye nabonaga harimo wahoze ari umuyobozi ukomeye mu Bwongereza tubwire kuri iriya foto ni byagenze gute ubundi kugira ngo iriya komande uyikore cyangwa se umushushanye murakoze cyane iriya foto rero hari ifoto nakoze ishushanyijeho Obama iyo foto niyo yampesheje guhura na bariya abantu hari umunyamakuru wageze mu rugo w'umunyamerika arayibona arayikunda cyane hanyuma arambwira ati hari umushyitsi mukuru usasura igihugu cyacu vuba turifuza ko azamushushanya avuga iyo ni opportunity nziza bampaye amafoto abiri imwe barayinyishyura indi baravuga ati katuguhe n'indi ushobora kuzamuhamo gift kugira muzabashe guhura no kumenyana ni umugore wa Tony Blair bamwita Cherie Blair ndamushushanyije imwe baranyishyura indi nayo turaba mu mahirwe turahura ndayimuha nayo kabisa bigenda neza mwarahuye amaso ku maso twarahuye pe mwahuriye he twahuriye Urban Boutique Hotel mu Kiyovu wumvishe umeze uti nekeza ko ni experience nziza ugiye guhura n'umuntu ukomeye ndibuka duhura umva hari harinzwe cyane hari umutekano nabona ukuntu ndi guca mu bantu b'abagabo banduta barebare bambaye amakoti y'umukara ubwo nyine numvaga ari ishema kuri njye ntakubeshye numvaga uwo munsi udasanzwe yarishimye cyane ubona ko nawe yakunze icyo gihangano namuhayemo impano byari umunsi ukomeye kuri njye mu buzima bwanjye ubu twagusanze uri gukora ifoto ya yohoze ari minisitiri nkiriya kugira uyikore bigusaba iki kugira ngo wenda ukore ifoto nkiriya hari agafoto nahoze mbona wagenda ureberagaho ni kuriya n'ubundi bisanzwe bigenda n'abandi akenshi baguha ifoto ariko urabona nk'uko wabibonye umugabo ari wenyine ariko yari amafoto abiri nafatanyije kugira ngo ukore ifoto imwana kuriya cyangwa imeze kuriya bigusaba kuba ufite nanjye nk'uko wabibonye koko uburoso no kuba ufite ubwo bushake sinibaza ko ibyo bintu birajyana uko ari bitatu nk'uko nshobora kuyigwa we ntuyikore ushobora kuba ufite irangi uburoso ariko nta bushake cyangwa ubwo bumenyi ntabwo wayikora uyu mwuga wanyu ushobora uko nahoze nkubona banza bisaba kuwukunda cyane kurenza ikindi dida ni ukwitanga urabona ntabwo ari ibintu navuga ngo abantu bose barabikunze wenda ngo uhora ubigurisha nk'uko wenda ugurisha imyenda n'iki ariko bisaba ko nawe ushaka ababikunda nyine ntabwo najya gusharinga ibihangana ku bantu batabikunda ariko kuri babandi babikunda burya ni hahandi bazagufasha babikure baguteza imbere hari ifoto nakoreye umukiriya araza amakazi Serge nkorera aka gafoto ndagakubita papa hashize igihe mbona ka email kanguyeho umuntu arambaza ati se niwe witwa Serge niyo nsaba nabonye ushushanyije kuri portrait ndavuga yego urabikora ndabikora duhana amanimero ya WhatsApp turacata mu by'ukuri garuka ushime nayibonye ejo bundi muri covid kuko nawe yari umuntu kera yigize gushushanyaho hanyandikira avuga ati sha nkurikije ibihe bya covid turi gucamo jya kuri Western Union ufateyo akantu kohereje ntumbi bagaruka ushime rwose yaracibishije cyane bari byiza cyane hanyuma ibintu nk'ibi ni nacyo wenda nendaga no kugeraho nta gihe kigera
hagiye kigera umuntu ntagire icyo abona cyane base bro we umwuga ubamo buri munsi ukora ku gafaranga nuko duhembwa ku kwezi uhembwa ku kwezi ariko ntabwo ukwezi gushira ugifite amafaranga aba natwe abanyabugeni bitubaho cyane cyane ndetse hari n'abacika intege bakabivamo urumva nyine yagafuye utabonye umuntu uguha agafoto utabonye umuntu uguha agatablo ntaho wakura niba nta kandi kantu ukora hanyuma Serge Karame turagira ngo dutembereze muri iyi galeri wenda hari ibindi bintu byinshi by'ibishushanyo wenda wagurishije n'ibindi ukiri gukora ariko nibura muri ibi tubona ugenda udusobanurira ariko duhere nko kuri iyo turabona ni minister cyangwa se honorable muri ino minsi ni profile igaragara nini cyangwa y'umuntu mukomeye washushanyije hari n'abandi wenda utaradusobanurira kimwe kuri icyo turenze zazindi twaganiriyeho hari abandi washushanyije barenze urakoze cyane nashushanya na nyakubahwa Madame Jeannette Kagame nshushanya Hillary Clinton nongera nshushanya Cherie Blair nshushanya ndetse hakazamo umusenateri ntibuka izina ariko naramushushanyije nzi ko ari umusenateri wo muri Amerika yego akaba ari uwahe no muri Amerika wo muri Amerika buri iyo diro ya Amerika wayibonye uteyo Karame iyo diro yo muri Amerika yo wayibonye gute hari umumarine wari inshuti yanjye wakoraga muri ambasade y'abanyamerika mbwira ko yari umushuti n'uwo ndayishushanya ndetse na Obama naramushushanyije washushanyije na Obama ariko Obama ntago hari ukuntu habonetse amahirwe yo kuyimuha numva ayo mahirwe nyine ntago ari guhita amungezaho neza ko ari ukuyiha undi musenateri w'inshuti ye akayimujyanira ndavuga nti mwaretse se nkayimwihera ko mankeneye ako gafoto turajyoha ifoto ya Obama yamugezeho ndacyayifite kuko iba no muri galeri ariko hari ukuntu nyine iriho udufaranga twiza ntagira umuntu uyikunda ushaza yama ni ukuvuga ngo cyane ko niyo ya Obama nkuko nabisobanuye kare niyo yampesheje gukora iriya ya Cherie Blair kuko nakubuza ko hari umunyamerika wari umunyamakuru waje mu rugo ahantu nakoreraga nawe arimo arafata ikiganiro arayibona ubwo nibwo yagiye kuyereka aba boss baramubwira ati uwo muntu yashushanya na Cherie Blair muri ubu buryo uvuga ngo Obama nubwo atarabona ifoto ye niyo yakugejeje kuri Cherie Blair niyo yangejeje kuko urumva uwo munyamakuru yaribonye arayifotora yijyanira aba boss aravuga ko iyo style ni nziza ishushanyijemo hanyuma ndayikora rwose Rwanda Got Talent hanyuma Serge dutembereze gato ugenda unatubwira wenda muri ibi bintu by'ubugeni twahoze tubona ariko tubwire bitandukaniraho ubundi urakoze cyane kaduhere kuri iki gihangano nkuko ukibona ni igihangano kigaragara ugerageje kukireba cyane ubonamo convention na Radisson ariko gushyiramo ari amabara menshi nyine ni ukugerageza kuzimiza ntuhita ubona ko ari convention ashatse gushushanya nkuko nabivuze iyi ni commande y'umukiriya arambwiye ati gerageza uyizimize simite mbona ko ari convention ariko witegereje neza ubibonamo na Radisson kiriya nkuko ukibona ni igihangano kirimo ingabo n'icuma biriya ni ibihangano twita iby'umuco igihangano ingabo se niwumva ko harimo kurinda icumu iryo ku rugamba nyine nawe urabyumva nyine ni ibintu bijyanye na protection twagiye nk'uko ubibona ifoto uyu ni umushuti wanjye nashushanyije ntabwo yari yarangira ariko vuba irarangira nyamugezeho Karame nari nkubwiye ngo asa nk'uyizamuraho gatoya urabona iyi foto yitwa Koko inshuti yanjye ndi kumushushanya nikarangira nzamukubita gahunda ukuntu byifashe ni ukuvuga ngo iyo nayo iri mu bwoko bw'amafoto bw'amafoto ashushanyije ziriya ziri mu bwoko bw'ibihangano bijimije abstract ibi bikaba mu bihangano bijyanye n'umuco kuko urabona ingabo ntabwo twayisanga muri Eritrea ingabo ni inyarwanda ibyo ni ibinyarwanda biriya nibyo twita ibihangano by'umuco tukaza iyi nayo yitwa Koko ba Koko babiri nayo ni inshuti yanjye n'umugabo we ba Koko bari inshuti zawe Imana imuhiruko ridashyira umugabo yitabye Imana komeza ruhukire mu mahoro nayo ni ubwoko bw'ibihangano bishushanyije bro tukaza ku gihangano mubona hano iki nacyo ni ubwoko bw'ibihangano
navuga bigaragara cyangwa biri figuratif nyine uhita ubonamo n'umugabo n'umugore arimo anamucurangira umwirongi nyine arimo aramukubita ibihozo umugore mwiza asubiza niwe nkunda urihogoza ibintu nk'ibyo nyine nawe urabizi ubwira umugore wawe dida umunyarwanda iki se ntago twakita igihangano kimeze hari ababyita ibizungu ariko bitewe na message ariko twabishyira muri bya bintu nakweretse mu bihangano bigaragara biri figuratif nyine ubona mu twagiye nkuko uyibona iyi tablo nini ifite hafi metero 1 kuri metero 1 iriho ingagi ya mbere urayibona hari amazuru umunwa akana kayo karimo karayisoma ngira ijisho ngira izuru ngo uyu munwa aha rero naho ari muri bya bihangano bijimije iki gihangano sinzi niba bakitayeho umuntu yakibona ntabwo ahita amenya ibyari byarabaye hari biragisobanura ukoze kuri rya zuru ry'akana nibwo yise urabona izuru aha ijisho umutwe karimo karasoma nyina hangaha gutya icyo nacyo bwo umuntu yavuga ko ari igihangano cy'ubukerarugendo iki nakita ko oya ntabwo igihangano cy'ubukerarugendo kibaho ubwo ni igihangano kijimije ni ingagi ariko mu by'ukuri ntabwo uhita ubona ko ari ingagi ntabwo yabw'ingagi mbona hari ariko icyo buriya harya hagize umuntu avuga ati iki gihangano ko ngikunze buriya yaguha nkangaha icyo iki ngiki burya nka miliyoni 4 nazirya da kiba kiragutwaye nk'igihe kingana iki gihangano nagikoze amezi 3 urabona gutresinga kujyaho ugashyiramo amarangi amezi aragenda ukajya uvuga se iki ngiki nyine nzakigurisha ngahe by'ukuri urebye nta mafaranga abaho wahereza kuko abagiye kujyana igihangano bazatashya kugeza isirangiye kizaguma sabe nagitwika ariko nta hantu cyajya iki ngiki kiriya rero nkuko ukibona iki nacyo kiri mu bihangano bigaragara cyangwa binoze iki ni igihangano cyo gutaka mu nzu muri salo yawe rwose nayo ni commande y'umukiriya nkuko uyibona ni ukuvuga ngo utwo ni twishi ariko ndatubona ari twishi utu ni twinshi ariko kugira udushushanyo hari ukuntu ukora tekinike ugashyira amanati inyuma ariko iyo ugiye kudutaka nyine utera buri gasumari kamwe ubu rero mu bwoko bw'ibihangano bigezweho urabona hari igihangano aba ari kimwe cyose hamwe ariko ubu ni bya bindi bita contemporary art nyine ni za zindi zigezweho zijyanye n'iki gihe turimo nyine hari igihangano abantu benshi bakomeje kubona hari hasi kirimo amabara iki nacyo ni igihangano kitari cyarangira ni igihangano nakwita cy'umuco kuko kirimo imbyino nyarwanda nkuko ubibona ni abakobwa babyina imishayayo ntabwo yari yarangira ariko nayo ni tablo nini ifite metero 240 kuri 150 hanyuma Serge ngira ngo abantu benshi banze uko bari bakuzi wenda bihinduye isura bitewe n'ukuntu ugiye widusobanurira hano nko mu cyumweru wakira amakomanda ngaye ko mbona ubu ufite akazi kenshi urakoze cyane navuga ko nk'igihe mu mpera z'umwaka burya komande ziba nyinshi cyane kuko abantu bakeneye guha abo bakunda cyangwa ababagiriye neza impano hari igihe mu cyumweru bafata nk'amafoto 4 cyangwa 2 bitewe hari igihe kuba mubashaye tumaze kuba benshi mbere nibwo wasanga ufite nk'amafoto 10 kurabona ku Nyundo hasohoka aba artiste benshi kandi ni byiza ndabikunda ntago nakunda kwikubira isoko burya ubwo bivuze ko komande burya hari n'abakiriya bawe bahoraho kubwira ati ongera unkorera agafoto tugize gukorana akazi kaba gahari vraiment Serge wenda turimo kugana ku musozo w'ikiganiro cyacu twahereye kare kugira ngo kandi tunagushimira ku mwanya wanaduhaye mwiza wawe w'ingenzi ndabizi umwanya wawe hano mu bugeni bitandukanye n'ahandi umwanya ushobora kuba ari amafaranga menshi hanyuma Serge tugana ku musozo harimo n'abantu wenda ari kwibaza ati Serge ubundi ko tubona kiri na mutoya afite imyaka ingahe wenda ibyo ni ibintu baza kutubwira nyuma ariko ni iki kigutera ishema ku bigendanye n'umwuga wawe urakoze Didas burya ikintu kintera ishema cya mbere nabivuze igihangano cyawe kiri ahantu kabubuzi neza ko kiri ahantu hakomeye isaha n'isaha bawiteguye amahirwe aturuka ahantu ibyo bintu rero ngiye ngenda mvuga ntibihangano byanjye biri ahantu 10 hatandukanye cyakira kaburyo ubuze ko agatelefone kari busone vuba ibyo bintu rero ngenda mvuga neza
nkumva ndishimye ishema ryinshi cyane nkavuga ni hari nakoze akazi. Byose hano ubikora wenyine cyangwa urakoze cyane amafoto njye uyikorera cyane cyane cyeza nk'iyo ibintu byabaye byinshi cyane ushobora kureba undi munyabugeni mugakorana bibaho kavugana nyine na nk'akazi nyine uko akazi kose gakorwa. Ni naho nendaga no kugera hari abandi banyabugeni bari muri generation yawe nge by'umwihariko ndabizi ko abantu banabyumve twariganye hora ku kimwe kimwe aretse ko tutize bimwe nabona gubishushanya nkabona nyine ni ibintu biraho kimwe namwe nkuko mwumvaga tuvuga indimi mukumva ari ibintu biraho. Iyo bigeze ku impano burya mu Rwanda abantu benshi ntago barumva impano cyane cyane mu babyeyi bacu. Hari umwana baba bafite impano yo gukina umupira bamubona atera umupira akavuga atari ko uyu mwana azabimbuka bivemo babona ari gushushanya atabandi babiga ushushanya. Ntekereza ko wenda sinzi niba byarigeze kukubaho ayo mateka asa nkuko niki wabwira byambayeho nanjye kugira njye gushushanya haga ababyeyi banjye babyumvaga kuko nyina natsinze troncome banyohereza kuza kwiga muri lycée de Kigali. Ababyeyi bakumva nyine umuntu wize science niwe ubona bourse akagira ute ndavuga no ngiye nshaka kwiga gushushanya. Mu by'ukuri urumva byabaye ikintu tutumvikanyeho bashaka ko niga science nshaka kwiga gushushanya. Nibwo ninginze umubyeyi ndamubwira ni papa mbabarira umpindurize rwose bampe gushushanya ku Nyundo. Ajya kumpinduriza ariko wabonaga nyine ntago cyari icyifuzo cye. Ibyo bintu bibaho abana benshi bibabaho ugasanga umubyeyi ashaka ko umwana yiga ibyo ashaka. Ese umubyeyi batekereza ko umwana nubwo yakwiga ibyo ashaka niwe uzaba muri bwa buzima. Hari ukuntu dusanga ubwo burenganzira hari ababyeyi batabuha abana babo. Mu by'ukuri ndabakangurira ko reka umwana wakora icyo ashaka icyo akunda. Niba atera akapira azagatera wenda ashobora kutaba nka Cristiano Ronaldo cyangwa namurenga bamenya ari biki. Nibaza ko ku babyeyi bose n'abateganya kuzaba ababyeyi ni byiza ko umwana amahitamo ye agakora ibintu akunze. Nkanjye nkora ibintu nkunda numva rero ari ibintu bimpaye amahoro ndetse bigatuma numva mbayeho mu buzima nari nshaka kubaho. Hanyuma muri ino minsi papa cyangwa mama ababyeyi niba ukibafite abavandimwe abantu bazi ko Serge yagomba kujya kwiga wenda za shimi babyakira bate bakubonye? Umva papa wakubonye kuri televiziyo hamagara umuturanyi wabonye umuhungu waje ibintu y'ibyo urumva nyine nawe byabyo byose niba bibwira ababyeyi be nako inshuti ze ko yabonye umuhungu we kuri televiziyo hari ishema bimuha. Nibaza ko kuri nge barabyishimiye nako sinibaza niko biragaragara ko bya bintu nubwo nabigiyemo batabyumva uyu munsi ndavuga tuzaba umurasto w'umusinzi umwe itabi niko abantu benshi babitekereza ariko siko uyu munsi bimeze. Iyo umuntu abonye uhagaranye n'uriya muntu ukomeye bati bya bintu bishobora kuba biri seri. Nibaza ko uyu munsi papa wanjye yishimiye undi we na mama wanjye n'abavandimwe banjye bose bishimiye undi uyu munsi. Muri handing abantu wagiye uhaye impano niye foto itagiye kuva mu mutwe. Hari abantu bagiye gushyikiriza impano kabisa wayimuha kumva ati iyi foto iracyagaruka cyangwa ukavuga ati kwe foto itagiye mva mu mutwe ni igihe nahuraga na nyakubahwa Madame Jeannette Kagame. Ifoto yo nyibutse nanjye cyangwa nkayireba by'ukuri numva mfite ishema ndetse numva ko n'ibyo nkora mbere rega twumvaga turi basagihobera hagati abanyabugeni se. Ikindi nshimira cyane Art Rwanda ubuhanzi yatumye abantu bamenya impano z'abanyarwanda z'abana b'abanyarwanda bafite si zo gushushanya gusa abaririmba abagira ute. Abo bantu baradufashije cyane kugira ngo uyu munsi nkomeze nitwe Serge bikagera no hanze ibintu bikagera kure. Abanyabugeni bagenzi bawe hari uri kukumva ugukurikiye bavuga ati ariko ugishushanya akanyugunyugu akumva arabikunze ariko wenda natekereza ku mibereho akavuga ati ibi bintu bishobora kutazantunga bo bakiri hasi bataratangira gusoroma imbuto nk'uko wenda babyifuje. Icyo wababwira nk'umuntu wenda ntekereza ko nawe utatangiye ubona amadiru akaze niba ariko nabivuga umuntu wese didahera hasi ariko ikintu cya mbere tugomba kwemera fact yuko ubuzima ntabwo bworoshye. Ibintu byose kugira ubigereho urabikorera. Ntabwo rero bazabyuka mu gitondo ngo yakoze tabure imwe ngo wahita bigeraho.
nkuko nari nabikubwiye hari ikintu ugomba kongera ku mwuga wawe, icyo kintu cyo kunetworkinga n'abantu batandukanye. Hari abantu batakizi ugasanga ariyicariye arangiza gushushanya akajya muri repetition ya korali. Ku rusengero ni byiza kuko kujyayo, ariko se uri gutekereza umwuga wawe urota kuwugeza he? Hari abantu badatekereza ku kantu ugasanga baramutumiye mu imurika ry'ibihangano nta nubwo agiyeyo. Abanyabugeni turabegera benshi, ugasanga wiryamiye mu rugo habaye imurika ahantu mu mujyi cyangwa ahantu muri hoteli runaka, gerayo urebe ukuntu abantu bikorwa, nawe hari igitekerezo ukora. Nayo nabwira ko abanyabugeni bakiri hasi barabitinya pe, abantu twese dutinya inzara, ariko se utinya inzara ute? Ukora iki kugira itazakugeraho? Hari ikintu uba ugomba gukora kugira ugere kuri urwo rwego. Urubyiruko muri rusange, urubyiruko ntabwo mvuze no babashushanya gusa, n'abandi bose, niba udoda, niba ukora imideri, niba ufotora, bijyemo neza uzabona abantu bakunda ibintu byawe. Harimo dusoza, hari umuntu ushobora kuvuga ati Serge, njyewe kiriya kintu kugira kinkorere bisaba iki? Namubona he? Na benshi wenda batangiye kubyibaza, numva ko wenda ushobora kubona nk'umuntu ukorera abo muri Amerika gusa, ukorera ba minisita, ukorera abanyakubahwa Madame Jeannette Kagame, bongewe yankorera wiga muri kaminuza. N'abo bantu hari n'abantu ba mikoro make ushobora kuvuga ati urakoze cyane. Nkuko wabibonye nakubwiye ko ntunzwe no gushushanya, mboneka ku mbuga zose, mbaho amazina ni Ntasanzwe Serge, mba mpari rwose. Ugiye ukanyandikira message mpita ngusubiza, ntago wamara isaha nta nagusubiza. Nuvuga ngo rero abo bantu bose bifuza ukuntu baduha akazi, ushobora kubiga muri kaminuza, rega kwishyura ntago bisaba ngo uhite utanga kashi zose. Hari ibyiciro ushobora kunyishyura cya kabiri ukazampa ndi wabonye andi, ntago hari kuvuga ngo hituma amafaranga yose akakanya. Oya, nibaza ko payment hari uburyo bukorwa, hari uguhita guha kashi zose, hari no kwishyura mu byiciro. Nibaza rero ko n'abo bantu bivuga ngo ibyo bintu birahenze, ntago bihenze. Kandi ugeze hano ntiwabura ikintu ugura. Nakuvuga ngo ibihangano byose bihenze, mu cyiciro yakwibonamo. Hora n'ama-t-shirt nkuko wabibonye nyambaye. Uwo mupira nawe ushaka Cherie wa akantu se kankukubita aga-t-shirt k'ibihumbi 20. Nta gihangano k'ibihumbi 20 nkora, ariko ushobora gushimisha umukunzi wa mukubisa aga-t-shirt. Nakuvuga niyo mipira imipira ndayikora. Ni mwe muyikorera? Imipira natangiye kwikora nka mbere ya covid ho gato. Ni myiza cyane. Urabona nugura umupira mu mujyi ugashyiraho amarangi nyine, urumva ntago wavuye muri ya field yawe y'ubuhanzi bwo gushushanya. Uragaragara neza. Ubwo ni iryo bara tubasha kubona, ariko bura hari n'indi, hari n'uwo nigeze kubona cyane. Imipira nibyo navuze, ugiye ku mbuga zose mbaho iyo mipira uyibonaho, mba nayipostinzeho. Kandi nishimira ko iyi mipira ntago ari njye gusa, ubumenyi nabusangije abandi bantu. Nishimira, ntago burya nkunda kubaho ngo ibintu mbyikubire, n'ubundi se kutakorera u Rwanda rwose, ariko bisangije ubumenyi bwawe cyangwa ubuhanzi bwa abandi bantu, nabo bakaba babikuramo akantu. Ibyo nabyo nibaza ko ntago bagikunda. N'abantu ntago babikunda, ariko se Dida, urabona mu Rwanda nakorera abantu u Rwanda rwose nkaruhaza muri t-shirt. Biragoye, birasaba ngo habe hari abantu bafite iki abuhanza gusa. Mu banyabugeni bakeneye icyo kintu cyo gukorera hamwe. Abanyabugeni, hari abanyabugeni ugera muri studio agahisha amataburo gutareba tekinike, ariko nibaza ko wenda na kambyita ubumenyi buke. Nibaza ko uko abantu bamenya ibintu ukora bigenda bigera ku bantu benshi. Nibaza ko ntago ubutunzi uwo munyabugeni gusa, ubutunzi abantu benshi cyane. Bivuze ko rero ni byiza ko abantu bamenya impano yawe bakanayikora. Tekinike mu mutwe dufite nyinshi pe, ntago mvuze niba nakoze umupira uyu munsi nzahora muri t-shirt hanyuma se. Ntabwo rero waba ufite cya kintu twita ngo creativity, ntabwo ntacyo ufite. Nibaza ko umunyabugeni ahorana ibintu bishya Dida. Serge, reka tugushimire cyane kandi tukwifurize cyane ihirwe mu kazi kawe, kandi twizere ko amarembo akinguye nyine kuri abo bantu benshi bifuza ko kugana. Ni karibu Dida, nawe ndagushimiye cyane kubw'umwanya wawe. Asante sana. Nawe utarakanda subscribe, kanda ku kamenyetso k'umutuku kanditseho subscribe kugira ngo uzajye ubona n'izindi video zitandukanye utasanga ahandi. Turabakunda.